Ndi papa sava. Ndananiwe pe. Ko sundi ndimba. Ibi byose niwe wabiteye. Niwe wabiteye pe. Ariko wumve. Ramaza si wabazanye igitekerezo. Si yarasanzwe azakanyikoreraho gusa hanyuma ibindi nkabyero ukavuga ngo none se nyine ko ari igitekerezo. None se nyine naje kuza monde. Naje monde ko ari wandikaga. Samose kuzamo nyine ko nawe nagushyiragamo kugira ngo amenye kuri umuntu wanjye wa hafi kandi uri umujyanama wihariye. Wowe se ubwo ngo ushatse kwandika ukandikira nyine wa wundi munini ntago ngiye wari kunzanamo se nanjye ukanshiramo. Akagabo kankubise inkoni shaho. Ikibuno irazamuka igeze mu nda. Igeramo irazamuka igera mu gatuza shaka. Reka nkubwire. Ige numva mu bwonko neza ngiye gusa. Urabivuga mbyumva we. Uriya mugabo numugome. Uziko ukabonye ko kangana kuri ari gatoye. Wagira ngo negafite pi. Kankubise inkoni ya mbere. Ndi munya ndanyunyu amabuno. Kankubise ya kabiri numva mu ndara titi uzi ko inzara yahise nyecasha. Ariko se ubundi nimba ubundi rero buriya wowe buriya nitwe twabiteye. Buriya ngiye nakwizana nawe umukecuru ndera naho ukazana Margarita. Nkazana Margarita? Oraba. Oya. Wivuga Margarita. Margarita none Margarita none ari kunkubita nyicaye no hejuru. Ariko Margarita amugari ko kwagira amahane aho kugira ngo njyane Margarita. Urumva buriya ngize n'ibyago yanabimenya. Aho kugira ngo njyane Margarita. Nakemera nkakubitwa n'uriya mugabo. Margarita buriya yagukubita umva yaza kankubita nyicaye no hejuru. Hana abonye nawe ashyiramo ubugome. Uzi ko yihanukira ngo vutu. Kwatu kashobuja kari Mukande kashobuja iriya mbwa y'ubwinyo bubi. Ubwo se ninde muvuga? Turavuga shobuja ariko hari undi shobuja ufite uretse karakagegera se hakaryuko ntawe uhari. Ngo ntawe uhari kagiye ese ubundi ko katambaye itaburiye nta hene noneho kabaze. Taburiya se ni mwebwe mumpangira uko nkora n'ibyo nkoranga. Ariko ubundi ubwo karavuga gate. Agiye mumenye vuga gatera. Iyi ni imitwe akagwegera. Nta utane na shobo. Iyi ni imitwe ari he? Kari he? Ubundi se ko mumbaza ntawe mwabonye ku kigo wanyu ku kigo cy'amashuri. Ntabwo karagera hano. Ntabwo yari yahageranye. Ubundi muramushakira iki? Turamushakira iki surabije ariko buretse turakwiye. Tugenda ubu ngubu wabona karinyizo kwa Pigazenze cyangwa karimo gakatuza inyanya hari hepfo mu gasoko. Kagiye guhiga ubuhene. Za mwebwe ko mutashize sa iki nicyo cyabanye. Ibyo sabira kureba wowe uratwigisha. Hanyuma se hano ni mu kigo twakubazaga kashobuja kariya ku bwinyo butagaranye wagira ngo na marembo agikuzemo. Buretse ariko ahubwo buretse birasubirwamo sha. Kagira ibyago tukabona noneho urabureye. Zinyangara gatazari ibikira. Po bashenzi bantu mani mugende. Kanza pfuga n'igipangu mwabahimbi. Nje ntago bigarukira hangaha. Tugashake. Ariko se wowe bitewe uratubwira iki wowe? Kigendere banyira gitariro kira. Kweje wagira ngo natwe kirete. Ariko bakurinda icyo wako kikaje. Buretse cyamana yanjye. Aho nkabonera karambo. Urasi degira. Digidi. Ariko se mwebwe mwaje tukajya. Ase wagiye cyangwa ukagiye. Turataha hamwe. Digidi. Dimba. Mwasibye ishuri. Ariko nigendere damutanguramo irukutse. Ibi mwiye by'amasitira n'inkoni mu muhanda mugiye kuragira ingurube mugiye kuki mutari ku ishuri. Ahubwo se nta kutubonesha. Hakubonye. Bagaki. Kakagabo. Akaye. Kakagabo k'ubwinyo yewe butagaranye.
kandi kandi kashoboja kashebuja atungi na ba Amadede. papa savase ako ngako sha muramushakira iki se kandi yagize ati ako He. ha uzi ibintu kadukoreye bwana Diregite none se aba banyeshuri ngo ikibazo cyabo kimeze gite? Abanyeshuri rero batunaniye kabisa. Uyu nguyu we noneho suruwe bukangano akunda kwiriza ibirego bye bihora ntajya hacika abamutwariye imipira ngabamukandagiye reba kuna angana ariko ahora inginzarira mwinshi ashaka gusangira n'abarimu uyu we noneho uyu we muratahana ntabwo umusiga hano kuri we ntuguma ni indengakamere uyu gusa ibyo reka two kubitindaho dore ikibazo nyamukuru kiri hano dukundane wa kuri mwarimu mwiza byahebuje nkunda cyane Korotirida. Rambura amaboko duhoberane, duhuze imisaya imisambi hige, duhuze inkokora inkoko zibike. Burya uri ifi nkaba amazi, uri imodoka nkaba amapine, uri akarabo keza nkaba igiti gahagazeho. Umutima wanjye uterera mu wawe. Umuwatica Korotirida. Iyo urebye numva ngiye guhera. Iyo ngutekereje numva naza nkibera iwanyu. Noneho wazabyemera tukibanira ubuziraherezo. yaje gushaka umugore. Ndagukunda kandi nzagukunda cyane bitarabaho abanzi baganye tica koko. Yari umukunzi wawe Ndimbati, inshuti ya wa mwana Ramazani. Ariko sha Se motereta muri gurupe. Umwana Ramazani niwo mufasha kwandika bino bintu. ntabwo ndamenya kwandika neza. Kandi ko ninde wabyanditse ibi ngibi? umuntu yiga mu wa gatandatu. nimwe mu mubi ibi bintu ngo mumubwire ibyandika se. Ni Ndimbati. Wowe se waje kwibaruwa gute? nuko dukunda kuba turi kumva kenshi nanjye nashyiragamo ibitekerezo. Ndabakubita rero, umva ndababwiza ukuri, ndabakubita. Oya ntabwo byemewe hano. Nukuri. Ubu uravuze ngo mve hano nakubise ibi bicu. Oya ntabwo wabakubitira. Wenda muze kubikemurira mu rugo. Nimugera mu rugo. Tubabari. Uyu amarira we ni wayakira. Uragira ngo ahuruza abana bose bateranira.
tubabarire. umuntu urira utanamukozeho umukubise icyo kintu mwo byagenda bita niko ngiye kuvuga ngo mwabana mwaritse kuba abana ko Master mudusabira imbabazi. mwakoze iki mwakoze iki Ese ko afite inkoni Twandikiye mwarimu. nturire hano sibyo mfite ubwoba. nturire hano rero ubabarire mwakoze iki Twandikiye mwarimu. mwamwandikiye iki mwakoze iki Iby'urukundo. ye nuko bigenze reka nkubwire Ramazan nureba ibintu muri kwiha musibye ishuri mutangira kugenda muzubungabunga mu muhanda nk'ubwo iyo ugira ibyago akaba ari njyewe uhamagara ngo uze nkubere umubyeyi Ramazan nari kuguterura ibyo biguru nkagucurika wambaye isilipe nkagukubita mu igunira nkakunyuka urumva nta soni umuntu w'umunyeshuri akunda gufite n'ibyo uzi ko ntarenze kuri igicucu bigeze aho ngaho. reba nta soni. uranutse wibuka ko uri umunyeshuri ugomba kujya ugira ikinyabupfura uretse njye kubwira master wanyu ukuntu ntutse oya uzi ubwenge bwinshi maze niwe wavumbuye isi n'ijuru. twumvikane uri isanzure ibya master byihorere rwose. umva rero mbabwire ibintu mwishoyemo mumenye yuko mugomba kubigendamo gake munaniwe kujya ku ishuri kwiga muri aho ngaho murimo kuzenguruka reka twigendere nta kibazo. icyo cyo ndakikurega oya kandi nkubwiye ngo niwe uzi ubwenge uzi no kugenda munsi y'amazi. ngaho nsaba imbabazi uzi kugenda munsi y'amazi. imbabazi mbabarira.